imirwano irakomeye mu bice bitandukanye muri segiteri ya Rurenge. Iyi mirwano yatumye M23 ifata ibice bitandukanye byari bikomeye cyane. Ku rundi ruhande imirwano irakomeye nanone mu tundi duce twa Rurambo, naho turahatinda cyane turebe Rurambo bihagaze bite. Ariko kandi Red Tabara yongeye kuvugisha abantu benshi ndetse gikoma ibihugu bitandukanye, byakomeje kuba indi ntera muri rusange muri Karehe cyangwa se Nyiragongo, naho birakaze cyane muri rusange. Turazwira muri aya makuru yacu ku buryo burambuye, kuko byose ari imirwano ikomeje kuba yaba iterwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kubirambura, reka tureke kaze muri aya makuru muri atandukanye. Ngene twa Jago Marasha mwana Nikora niko rumeze neza. Yego meze neza rwose. Reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye, dore kuri iyi nkuru aho imirwano ikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye cyane cyane muri segiteri ya Rurenge. Iyi mirwano yatumye M23 ifata ibice bitandukanye. Byari bimeze bite mu by'ukuri Nikora? Murakoze cyane. Iyi mirwano yabera ahantu bita Kabanju. Iyi Kabanju urebye muri ziriya ntambara zabereye hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Hariya muri Kivu y'Amajyepfo niho hantu harimo habera imirwano ikomeye cyane. Muri cyo duce twa za Masisi, Rucuru, Warekare ndetse na Rubero. Biragaragara nkaho nta mirwano ikirimo. Yaragabanutse. Ahubwo ahantu hasigariye nk'imirwano ni muri twa duce twa za Nyiragongo. Niho yimukiye neza. Niho hari imirwano. Imirwano ikongera kandi ikaba hariya muri twa duce twa za Minembwe. Yego. Hanyuma ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ibice AFCM 23 yafashe. AFCM 23 baje kubatera, baterwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bafatanyije n'ababembe n'abafurero, abamayimayi nibo ushatse kuvuga. Yego. No mayimayi cyangwa se abazarendo. Yego. Bashaka kugira ngo bigarure ibice byinshi bigize gute bitandukanye. Ibyo mu 23 yigaruriye. Ariko byaje kuba byarira amazi nk'ibisusa. Kubera ko bashatse kugira ngo bigarurire kano gace ka Kabanju. Birengagiza ko hakurya ya Kabanju ariho bita Gitumba. Kandi Gitumba ikabiri n'ingabo za AFCM 23. Ndetse bakongera bakaba n'imbere yaho ngaho za Gitumba. Akaba ariho kandi naho hari ingabo za AFCM 23. Baza baturutse mu duce tw'Ururenge two hagati. Bashaka kugira ngo batere Kabanju. Ariko birengagiza ko inyuma yabo hari AFCM 23. Yabakubise muri kariya gace, irabakunguta, irabacucuma, irabirukana, ibakura muri turiya duce twa Kabanju bashakaga kwigarurira. Irabimuri ibavanamo. Berekeza he? Hano bahise bahunga berekeza mu duce tw'Ururenge, muri sekiteri ya Rurenge, berekeza muri turiya duce twa Kagembe, iriya duce twa Kagembe nitwo barimo bagenda bahungiramo. Kano gace impamvu nakubwiye ngo kagiye kumera nk'agace bita Point 0. Uribuka ko ibitero byose byateraga hariya muri Minembwe. Yego. Byateraga Irundu, Karingi, Bidegu, biriya byose byabaga bivuye hariya Point 0. Yego. None ibitero byateraga ahantu bita Biziba, Monyi, Urutigita, Masha, Nyamiringa, Gahwera n'utundi duce nsimbutse. Yego. Ibyo bitero byabaga bivuye hariya muri Kabanju. Byabaga bivuye muri Kabanju. Niko byabaga bimeze. Niko byabaga bimeze. None baravuga bati kugira ngo dusenye biriya bitero nabyo. Kuko twasenye ibyo mu majyaruguru ya Minembwe. Byateraga muri turiya duce babwiye twa za Karingi, za Irundu, za Bidego. Nuko tugomba kubanza gusenya na Kabanju itera muri turiya duce tw'Amarango. Kabanju bagira bute barayisenya. Basenya na turiya duce tw'iki twa za Gitumba. Basenya n'imbere aho bita mu Matanganika. Basenya n'icyo bita Babengo. Ariko abamayimayi bahitabona ko bakomeje gusatirwa mu duce twinshi dutandukanye. Bituma bigarurira, byatumye 23 muri iki gitondo yigarurira ibindi bice byinshi bitandukanye. Akakanyemeza gufata ibihe bike. Ibindi byinshi bitandukanye. Ku munsi w'ejo nababwira ibyo yafashe. Reka mbibasubiriremo babwire n'ibyo yafashe uyu munsi. Nibyo byiza. Ku munsi w'ejo yafashe icyo bita Gasurukwa. Ifata icyo bita Musika. Ifata icyo bita Mwibumba. Ifata icyo bita kuri Rwoka. Ifata icyo bita Karambi. Ifata icyo bita Gisanya. Ifata icyo bita Muhonda. Ifata icyo bita kwa Semwabo. Ifata icyo bita kwa Gitongo. Ifata icyo bita mu Bunyoni. Utwo duce twose yaratwigaruriye. Ndetse n'agace bita Rubinjiro. Utwo duce twose yaratwigaruriye. Uyu munsi noneho mu gitondo utwo yafashe. Yafashe agace bita kuri Nzovu.
nzovu urumva utwo duce ngubwiye yafashe aha turi imbere iyo nzovu ikaba iri inyuma aha sibyo yego yafashe icyo bita nzovu ifata icyo bita irumbwe ni imbere ya Matanganika ibi bice ndi kukubwira ntabwo ariko bikurikirana hari ibice bimwe ma 23 yari yasimbutse ifata ibiri imbere kugira ngo babashe kwikuramo abikuyemo nabo turabavuga ko ari tombe nibyo kubera ko n'ubundi abikuyemo bahunze nirimo kwagenzura yego ifata icyo bita noneho mu rukarite cyangwa se rukarite yahafashe iratambuka ifata icyo bita irundo ariko ntabwo ari irundo rya Minembwe ni irundo ry'indondo ifata icyo bita ifata icyo bita muzinda nayo ni muzinda y'iki ya Rurenge ifata icyo bita noneho bijombo ifata icyo bita gasakwa ifata icyo bita noneho kwa maguru yego utu duce twose muri iki gitondo tugera muri tungaye kamwe 2 3 4 5 twamaze kuba tombi yafashe uduce 8 twamaze kuba tombe byarangiye rwose twamaze kuba tombo twose mu rugamba rukomeye cyane rwabayeho bikaze cyane uru ni urugamba ntabwo mvuga ko rwari rukomeye rwitse agace ko kwa Maguru nyuma yuko bamaze guhunga bava muri kano gace ka Kabanje ahandi bahagaze bararwanira naho bita kwa Maguru niho barwaniye ariko utundi duce twose ma 23 yadukubise nk'umucezo gusa yasanze bikuyemo ihitigira gute ihtigenda gusa ahantu FCM 23 itaragera hari umugezi bita Ganje ngo mugezi ntibarawambuka nicyo gisigaye bawambutse byageneye bite niba bambuka uwo mugezi wa Ganje bazaba bagiye mu tundi duce dutandukanye bazaba batangiye kwegereza mu duce bita twa Hewa Bora cyangwa se uko basaza bahita ngo ni Wabora Hewa Bora iyo ngiyo baba bashaka kugira ngo babashe kuyataka se batake n'utundi duce bavuye muri turiya duce twa za Rurenge bashobora no kuzerekeza mu duce twa Force Bendere yego birumvikana cyane aha ngaha kandi mu bigaragara nuko FCM 23 uduce twose irimo ishaka kwigarurira irimo iratwigarurira bisa nkaho bitagoye kuko bari gusanga yahunze bitandukanye n'ibyo twabonaga kera bakarwana bararwanaga hakabamo komba hakabamo guhangana ukabona bisa nkaho harimo ikibazo gikomeye yego ariko kugeza ubu ngubu FCM 23 irimo irarwana ukabona irarwana ishikana ahubwo harimo ikibazo gikomeye kuba usanga umwanzi atarimo arwana gite yihunga akavanamo agahunga nibwo numva byaba ari ikibazo ni ikibazo cyane icyo ahunga atarwana ni kumwanzi oya ni ukuvuga ngo iyo ubona urugamba utari burutsinde urahunga ni rwo rugamba urwana uko ushoboye cyane rwose buriya no guhunga narwo buriya narwo ni urugamba amaherezo se ko wazisanga igihugu cyose bakigufatanya yego iyo bagufatanya igihugu urongera ukagaruka ugasanga abandi bagize gute ukabiyungaho mugakomezanya umugambi wo kubaka igihugu nuko nakundi reka tuze no muri bice bya Rurambo reka twinjire mu duce twa za Rurambo iyi Rurambo irakomeye Rurambo birakomeye cyane ntabwo ari ibintu byoroshye bimeze bite hariya muri FCM 23 natwe irwaneho baratewe baterwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri kino cyumweru cyashize Rurambo imaze icyumweru cyose irimo iberamo imirwano urumva yego ngo barangize noneho bashakisha uburyo birwanaho ariko bakibwira ko ziriya ngabo za FARDC FDLR Wazalendo bibwiraga ko Rurambo nta basirikare ba 23 barimo yego bakibwira ko hari aba twirwaneho bakeya dore ko hariya muri Rurambo harimo uduce twa dutuyemo ababembe benshi abapfurero nako benshi Rurambo burigizwe n'abapfurero benshi ababembe ntabwo ari benshi n'abanyamurenge ntabwo ari benshi abari barimo cyane kiriya gice cy'abapfurero abapfurero bahita bava mu bice byabo byinshi bitandukanye baza bashaka kugira ngo barebe uburyo bakwigarurira turiya duce dutuyemo abanyamurenge hariya muri turiya duce twa za Rurambo baza baje kubatera ingabo za FCM 23 zirabareka barazamuka neza basanga aho bari bafite ibirindiro muri turiya duce twa za Gashama twa za Rushari aho hose bari bafite ibirindiro barabareka baraza barahagera kubereka ngo babareke bisobanuye iki kugira ngo baze neza batangira guhangana bahuye bareke kuvuga ngo turabaterera hakurya yakwiteguye neza burya nushaka guhasha umuntu ntukamutere ingono ufite iyo umuteye ingono ufite usigara gutyo kandi bakabasha kuyitora areba intege nkeya murekaze umutege yambushe umurase na yambunda afite ubasha kuyigarura nibyo baza bashaka kwigarura uduce twinshi dutandukanye uduce twaza Manenga yabereyemo imirwano ikomeye cyane Mutundu yabereyemo imirwano Ndorera yabereyemo imirwano
gashashya yabereyemo imirwano ikomeye cyane ndetse n'umusozi bita wa Ruhuha habereye imirwano ikaze. iyi ni imirwano ikaze cyane yabereye muri turiya duce n'ubu ngubu izi ngabo za Wazalendo FARDC FDLR bakaba bari mu musozi wa Ruhuha ariko uyu musozi wa Ruhuha M23 natwirwaneho barangije kubakuramo direct bawuvuyemo bahita babamanura neza barabamanura neza babageza ku mugezi wita ngo ni Ruvubu. ubu niho bari Ruvubu. iyi Ruvubu iri muri Plaine de la Ruzizi. ko bafashe intera ndende ni ukuvuga ngo babakuye mu misozi ya za Ruramba barabamanura babageza muri Plaine de la Ruzizi. ubu ngubu buri uriya muhanda wa Plaine de la Ruzizi AFCM 23 natwirwaneho uvuze ngo niwe barimo kontrol uriya muhanda ntago wabubesha kandi umva aribyo n'ubundi nibyo. hanyuma none iyi Ruvubu ikongera kandi igira n'umugezi uyu mugezi amazi yawo amena muri Rusizi cyangwa se muri Kongo twege dukoze kubyita ngo ni Ruzizi amena muri Ruzizi sibyo kandi iriya Ruzizi na Rusizi buriya ni kimwe ni umugezi umwe igice cya Kongo bacita Ruzizi igice cy'u Rwanda bakacita iki Rusizi ariko ni umugezi umwe ufite isoko imwe nibyo rwose ntaho bitandukaniye. yego Iruvubu ikaba iri mu masoko yawo imenamo amazi yabo hariya ikaba ariyo M23 ndetse natwirwaneho batangiye gukontorora kariya gace ka Plaine babamanuye bakuye muri turiya duce twa za Ruramba. niko bimeze kugeza ubu ngubu. hanyuma noneho iyi Ruvubu ikaba iraya muri Plaine de la Ruzizi ku ruhande rwawo uruhande rumwe ni igihugu cy'u Burundi ikindi ni Plaine de la Ruzizi ruguru yaho ni imisozi yerekeza muri turiya duce twa za Ruramba. urumva ko Uburundi nabwo burageraniwe yarangije kujya mu kaga kubera ko M23 natwirwaneho basatiriye iki imipaka y'igihugu cy'u Burundi kandi buri munsi Uburundi usanga ufite impungenge z'umutekano wabo kubera ko AFC ibegereye. banavuga ko ati AFCM 23 ifatanyije na Red Tabara nubwo ari byo bavuga gusa bitari byo bakavuga ngo mu gihe Red Tabara yagera muri AFC yabayinzirika bakabasha kudutera niko banabikora nako babivuga ariko ntabwo AFCM 23 na Red Tabara bakorana ariko umva byongeye kuba yasatira impaka yayo bivuze ngo Burundi bwongeye kwisanga mu kandi kaga bwisubiye mu kandi kaga kandi Red Tabara nta n'ikibaho yararangiye niko bimeze hari niko bimeze rwose. hakomeje kuvuga byinshi rero hakurya hariya ariko ukiri kuri Red Tabara reka banze tuyisozeho hari n'ubakore komeze kuvuga muri Red Tabara yongeye kuvugisha amahanga n'igihugu cy'urundi muri rusange kuki yongeye kuvugisha amahanga Red Tabara Red Tabara yongeye kuvugisha amahanga mu cyumweru cyashize hari umugabo bita Clovis Ndayizeye hari kuri tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi 2026 uyu mugabo bita Clovis yagaragaye mu gihugu cy'u Burundi avuga ko yabaga mu nkambi hano mu Rwanda ngo u Rwanda rukamusansibiriza kujya muri Red Tabara akajyayo ngo ubu ngubu akaba yahungutse akaza hehe mu gihugu cy'u Burundi ariko abantu bamaze gukora amaperereza no kugenzura uwo muntu no kureba mu nkambi no kureba ibindi byose bitandukanye n'abarundi ubwabo baravuga ati we Clovis urabisha basanze Clovis we wari wakandagira no ku butaka bw'u Rwanda ni propaganda yari yakoreshejwe na CNDD-FDD ni igikoresho bigaragaze ko hari abaturage bahungiye mu Rwanda b'u Burundi binjizwa muri Red Tabara. Ndi neva kunda kuvuga ngo u Rwanda rwemera ko cyese riri gufasha Red Tabara. Noneho uyu mugabo bongeye kumubaza yagiye kwisanganira arakana avuga ati reka da iyi ni propagande bati ntabwo ari ibyo ariko ibyo nabyo yabitangaje ngo ari uko ngibyo bari bamwemereye batabimuhaye ngiye bihabwa yari kuguma ku kinyoma cye ibi byo ngibyo yari kuguma ku kinyoma cye ariko yarangije kubona ko ibyo yemereye batabihabwe abari uko nguko biza kugenda cyane rwose. hanyuma noneho ikindi noneho cyavugishije amahanga haje umukobwa bita Pamela. uyu Pamela rero uyu mudamu cyangwa se umukobwa bita Pamela aragaragara ku masosho media yambaye uniform y'igihugu cy'u Burundi umukobwa mugufi w'inzobe ufite n'icyombo hano ku mutima akongera akagira pisto mu ntoki akongera akagaragara handi ari kuri mike cyangwa se kuri microphone narimo atanga ikiganiro yambaye umupira w'umukara. uyu Pamela
ngo yaravuye mu gihugu cy'iki mu gihugu cya Canada ko yaravuye ngo yarabaga muri Canada ngo akaba yoherejwe ibi ngibi bikaba byatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ngo ni Bizimana ni Burundi niba ndibeshe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ngo niwe wabitangaje nimba iyo titre yari yose nibuka neza turaza kubireba neza ngo aratangaza aravuga ati igihugu cya Canada ni gute gikomeza kohereza gukomeza gutoza Red Tabara ati Red Tabara arangije kubona musada irimo iratozwa n'igihugu cy'iki na Canada Canada ntabwo iramusubiza uyu mugabo bita Bizimana ministre amaze kwikoma Canada ntabwo yari yamusubiza kugeza ubu ngubu ndetse aravuga ngo hari n'ibindi bihugu biri ku ruhande birimo bigenda bisapotinga umutwe wa Red Tabara ati Canada mu bigaragara nirimo igenda ikora sensibilisation mu baturage b'abarundi bari muri Canada ati kugira ngo bajye kurwana bajye gufata bajye mu ruhande rwa Red Tabara ati Red Tabara hariya mu Burundi banayita ko ari umutwe w'abatutsi buriya niko bavuga ngo ni umutwe w'iki w'abatutsi niko bakunze kuwita aba ngabo bakaba batangiye kwikoma ibihugu by'iki by'amahanga Urundi bwikomye Canada rwose ariko buriya nubwo uyu mugabo ministre yabivuze ariko mu kanya neva araza gusaba imbabazi. Izi imbabazi gute? Arasaba imbabazi Canada nyine. None se kuki abayobozi bavuguruzanya? Minister akavuga ijambo none umwenyewe umukuru agahita bihakana bati nyine araza kumusaba imbabazi byo ngubwiye nibyo. Baravuguruzanya rwose niko bateye. Kuko urumva ejo zabakenera byaba ikibazo rwose. Wanyemera tukajya muri tuno duce. Nibyo dukomeze cyane byenge kugarukaho. Ibice birimo Karehe ndetse Nyiragongo birakomeye tuhanyarukire turi uko. Hariya Nyiragongo harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Hariya muri Nyiragongo harimo harabera imirwano ikomeye. Igiye kumara amezi 4. Harimo operation ariko AFCM 23 twirwaneho. Maze kwigarira igice kinini cyane hariya muri Nyiragongo. Imirwano iri muri Nyiragongo ntigikunda kumenyekana. Imenyekana ruko imirwano amasasu yatangiye kumvikana hejuru bagiye kurenga mu misozi. Kuki tumvikana nuko ari ahantu hari mu ishyamba hagati. Mu rukombe ameze ukuntu. Ni mu ishyamba hagati. Ni ishyamba ririmo parike. Yego. Nuko ari mu ishyamba hagati ririmo parike. Niyo mpamvu. Ariko kugeza ubu ngubu hariya muri Nyiragongo harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Noneho hariya muri kano gace ka Karehe ahantu bita Rumbishi. Rumbishi nabo babyutse bahagaba ibitero uyu munsi muri turaduca intwa Rumbishi. Ariko babigabye ahantu bororera inka, intama, ihene, ibiki. Nako baza gusanga abasirikare ba FCM 23 ndetse na twirwanaho bari hafi aho ngaho. Baza kubakubita babakura. Abasubiza inyuma ntacyo barangiza cyane. Muri turaduce barangije kutubakuramo kugeza aya masaha. Birumvikana. Urebye uko byifashe kugeza aya masaha nuko FCM 23 ndetse na twirwaneho bahagaze neza ku murongo w'urugamba. Urumva mu byukuri uru rugamba uvuze ati hari kurwanya imirwano ikomeye ndi kwibaza hanga muri Karehe ndetse na Nyiragongo. Imirwano kwikomeje kuhabera intego y'ahanga yo nige kuko ntabwo hakunze kuvugwa cyane muri uru rugamba tuvuga rwa buri munsi ariko kuba imirwano ihari hamaze amezi agera kuri 4 ni ibintu bigaragara ko ari intego idasanzwe. Hari intego idasanzwe. Urabona muri turiya duce twa za Karehe twa Nyiragongo hariya Karehe yo ibarirwa muri Kivu y'Amajyepfo ariko Nyiragongo ibarirwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Hariya Nyiragongo niho hantu haba ibirindiro bya FDLR bikomeye. N'umuyobozi wa FDLR mu rwego rwa gisirikare uwo bita Ntawunguka Pacifique uzwi ku izina rya Omega. Uyu nguyu niho yari afite ibirindiro ariko ubu ntago cyabifite afite ibirindiro igihe 23 ndetse na twirwaneho bigaruye turiya duce bahise basa nkaho bamunetralije ahungira muri turiya duce twa Warekare. Ariko kugeza aya masaha hari harimo harabera imirwano kandi n'abamayimayi Wazalendo FARDC FDLR batera muri turiya duce twa Masisi baba bavuye hariya muri kariya gace. Ni muri ya shyamba bavuye rya Nyiragongo. Naho hariya Karehe yo ifite umwihariko wayo. Hariya naho haba mu by'agaciro muri Karehe ariko Karehe ntabwo imirwano yaba muri Masisi ngireke kwinjira muri Karehe. Mu byo bakana harimo n'amabuye y'agaciro buriya. Yego. Kubera ko Karehe na Masisi nizo territoire zihuye. Karehe iri muri Kivu y'Amajyepfo, Masisi ikaba muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko aya materitware yombi akaba ari yahurira mu gace bita Remeka hagati akaba ariho babasha guhurira. Ari naho bari barwanira? Muri Karehe barimo bararwanira hejuru muri Karehe nyine. Ariko muri Masisi yo barimo bararwana berekeza axe ya kariya gace ka Zarubaya. Birumvikana cyane muri rusange. Yego. Ariko gufata ibice hara ntabwo bikunze kuhaba cyane nkuko tubona mu bindi bice ntabwo biho. Ariko nabo barabifasha. Hariya niho bafashe ibice byinshi cyane. Niba baravuye Bunagana bakayifata yose bakinjira muri Rucuru yose bakayifata, Masisi bakayifata.
agafata Goma, agafata Bukavu, agafata Minova, bagafata Sake, bagafata na turiya duce tundi dutandukanye, bakinjira muri Rubero nubwo batarayigarura yose, ifite amashyamba menshi, bakinjira muri turiya duce twaza Warekare, nabo bakaba bamaze gufatamo utundi duce dutandukanye. Urumva ko naho bigaruye ibice byinshi bitandukanye, ahubwo bagiye kureba uburyo bazagera igihe mama 23 natwe irwaneho bagahurira muri turiya duce tundi twinshi dutandukanye. Nicyo cyaba kigamijwe ukurikije urebye intego zabo, bakazahurira muri turiya duce twa za Kisangani cyangwa se muri turiya duce twa za Hotwele na za Base Ole bakabasha kuzigarurira zose. ngo gahunda hari niyo gufata Kivu zombi 100%, yepfo ni ya ruguru, bazi ko nta gace n'aka na kamwe kagenzurwa na FARDC. Sinako gusa bagomba kwigarura n'utundi duce twinshi dutandukanye n'izindi ntara zitandukanye, bakava muri Kivu zombi bakagukomeza bakava cyane rwose, bakomeza kwagura. Niyo ntego ihari, niyo ntego ihari rwose. Nta mu gihe mama 23 isaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bakwemera bakajya mu biganiro, ariko iyo bagiye mu biganiro ubona biba ibya nyirarureshwa. Ibiganiro ntabwo bizashoboka. Mu gihe ibiganiro bidashoboka, AFCM 23 igomba guhaguruka ikareba uburyo yashobora kurwana ku baturage bayo. Iyo ni ugukemura ikibazo nko gushaka plan B cyane rwose. Mu gihe batemeye ko dukora imishikirano, tugomba kwigarurira ibice bitandukanye tukarinda abaturage bacu. Yego. Ya reka dusore zangana Nikora. Urakoze cyane. Ndagushimiye cyane Nikora ku makuru nk'aya ngaya rwose adasanzwe wadufashe gushakisha, wakoze cyane. By'umwihariko kandi nshimiye abantu babanye natwe muri aya makuru agezwe kuri iyi saha, abakunzi bacu bose tubabwire ngo bakoze cyane, ariko kandi mwese babwire ngo mukomeze kwana kuri subscribe kugira ngo tubane mu biganiro byacu bya buri munsi, mukore kuri share ndetse na like, wibagirwe ntibibe kugira waduha comment mu gihe ubona ari ngombwa rwose. Mwebwe mwese muri mu biganiro byacu birakomeza. Nitwa Jabu barashamwe na Nikora, Imana ibarinde. Asante sana. Imboni TV, imboni ya rubanda.